hari ibyo afite yakwigisha, buriya abakobwa mubareba gutya, ariko iyo bamaze kugera mu rugo bahita bahindura paje, nk'uhindura paje y'urupapuro, agahindura ibintu bigahita bihinduka, ntumenye ko ari we wa wundi wa kera. Niba wamutinyiraga ko afite umusatsi ugera aha ngaha, iyo abishatse ahita awukuraho akawogosha, utemerewe uvuga bitewe n'uko abonye urugo rwe rwinjiza. Rero bakobwa, namwe mukwiye kuba abari babereye abasore bacu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Nukuri ubundi baravuga ngo njyewe mbashimye nabaha amashyi, ariko kwishima nuko wakwiha amashyi. Nawe n'uyu muco w'amashyi nawe n'uwejo bundi mu kidivantiste ntabwo wahozeho, nawe uri kugenda uzi ubu ngubu, ariko ni umuco nyarwanda, ntabwo tuwutera amabuye, biterwa n'umwanya ukoreshejwemo. Reka nkomeje gushimira urubyiruko rukomeje kwitabira cyane ku rwego rwo hejuru, ngo ndi kuvuga abasore. Imana ijye ibaha umugisha, kandi ndimo ndabona ahazaza ha Kabeza ari heza cyane, uko burya iyo ufite urubyiruko uba ufite byinshi, uba ufite imbaraga, kuko urubyiruko ni imbaraga z'itorero. Mu gihe giheruka Satani akeneye abasore, ariko nanone mu gihe giheruka Imana ikeneye abasore ngo bayikorere. Rero umusore aba ari inkota ityaye mugi yombi nka Bibiliya. Abyumvishe abasore? Nka Bibiliya. Iyo bavuze amugi yombi, ni ukuvanga ishobora gukata ikintu byakinanira nayo ubwayo ikikeba. Ni ukuvanga urundi ruhande rushobora kugukeba, urundi rugakeba aho ushaka. Ubwo ndi kuvuga itorero ridakoresheje abasore, Satani yabakoresha, nibyo? Rero mugire ishyaka ryo gukorera Imana, ntimugakorere Satani. Amen? Kandi abakobwa barimo hano rwose mbonye abasore beza, n'abasore mwe mazirinda ikintu cyatuma ubu muri iyi si hari icyorezo cyateye cyo kuba abasore bacu bari kujya mu gushaka intama zazimiye. Naganiriye n'umusore umwe arambwira ngo ntabwo Bibiliya yatubwiye, nari ndimo mbahugura aba bantu bashatse bakicara hano gutya ntacyo imbere. Nari ndimo mbahugura ku bijyanye ibyiza byo gushaka uwo muhuje kwizera. Ndangije mwirangarira hariya, ndangije ndi kubabwira ibyiza byabyo, mbereka n'ibibi byo gushaka uwo mudahuje. Noneho umusore atubwira, asomera isomo avuga ngo none se ko muri Yohana 10:16 harimo ngo mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo zikwiye kumva ijwi ry'umwungeri. Ati rero twebwe turi kujyana ijwi kugira ngo tuzane na za ntama. Rero ntabwo ari byiza, buriya mu bintu bikomeye bisenya imiryango, bituma imiryango ibana itishimye, no kubana n'uwo mudahuje kwizera nabyo ni ikindi kindi. Rero abasore b'abadivantiste bakabije kujya hanze, abakobwa bacu bakagumirwa. Mwebwe mube maso, mudufashe namwe mwifasha, kugira ngo muzabyumve neza, muzaganire n'abasore n'abagabo bashatse abagore badahuje kwizera. Bakubwira byinshi. Urugo rwabo nta mazi atetse wabonamo, mu rugo rwabo nta kwitegura isabato wabonamo, mu rugo rwabo abana babo barereshwa katuni aho kugira ngo bigishwe Bibiliya. Ntabwo abana babo
baza kwiga mu itorero ngo biga mu cyiciro cya jiya. Rero ariko iyo umukobwa yarerewe mu itorero agakura, byanze bikunze, nubwo yaba hari ibisigisigi cyangwa se atagaragara neza, hari ibisigisigi by'ibyo yigishijwe. Nibyo, hari ibyo afite yakwigisha. Buriya abakobwa mubareba gutya, ariko iyo bamaze kugera mu rugo bahita bahindura paje, nk'uhindura paje y'urupapuro, agahindura ibintu bigahita bihinduka, ntumenye ko ari we wa wundi wa kera. Niba wamutinyiraga ko afite umusatsi ugera aha ngaha, iyo bishatse ahita awukuraho akawogosha, utemerewe uvuga bitewe n'uko abonye urugo rwe rwinjiza. Rero bakobwa, namwe mukwiye kuba abari babereye abasore bacu. Biba ari ibinkundira, ni uko wenda nta mwanya mfite, ubundi aho ngiye hose ngira amahugurwa y'abasore. Ngeri Rusororo, bwa mbere nasanze itorero rikubita hafi umwaka ridashingiye, n'ushingiye akava ahandi. Ariko abasore nabashimuse amezi 3. Nyuma y'amezi 3 twarashingiye cyane. Ubu ngubu uko mundeba gutya ndi mutoya, ariko sinakubarira amakwe maje gusabira, kubera ko bose bazabambwira ngo niwe watwigishije uburyo barambagiza, niwe watwigishije ibyiza byo gushaka, nta wundi uzadusabira. Rero biba byiza abakobwa b'abadivantiste bubatse indangagaciro zikwiriye abanyarwandakazi. Nabyumvishe bakobwa. Kandi nanone bikaba byiza abasore, nimba muri abadivantiste by'ukuri, mugende nk'abana b'Imana. Kuko hanze aha ngaha twari dufite umuperefe kera wajya gutubwira ngo imbwa izaba umusego yibona ikirakabwana. Akatubwira ati nubona imbwa ijya kwicara igakubura umurizo ikawicarira, atujya umenya ko nta mbwa izayivamo. None rero namwe bakobwa, igihe ubona ukabona umuntu yambaye ipantaro yambaye munsi y'ikibuno, akakubwira amagambo akebana, yayanda gukubita akaguhinguranya, ugasigara uvuga ati uyu niwe wavamo umugabo. Ururimi ntacyo rupfana n'umuntu. Ndabizi abakobwa, igitsina gore mucumuzwa n'ibyo mwumva, ariko nanone inshingano yanyu ya mbere ni ukurinda amatwi yanyu, mukagira ubwenge bubasha kureba mu bwonko bw'abasore b'iki gihe, ukareba umusore, ukareba nimba afite ahazaza. Kuko murabizi impamvu mbibabwira abakobwa mukiri batoya, muri kunyumva? Impamvu mbibabwira ni ukuvuga ngo weho uri umukobwa, ufite intego, ufite umusore, murinda mubana, mukazarinda mubyarana bwa mbere atari yakumenya. Abagabo ndabeshye? Ariko umusore we aza kugutereta ku munsi wa nyuma wa mbere, agataha uzi neza yuko afite inzu cyangwa afite ikibanza yaguze ahantu mu cyaro ababyeyi be batazi. Ndabeshya? Umusore arakwiyereka wese, akanakwereka no kwiyemera kwe, n'ibitari ibye yatiye akabyitirira. Niyo mpamvu rero niba wamubonye, banza urebe mu bitekerezo bye, ubundi uhita umenya ngo uyu muntu afite ahazaza cyangwa nta hazaza afite. Nugendera ku magambo yuko yakubwiye yuko uteye nk'igisabo, yuko ari wowe bafatiye icyitegererezo bajya kubaka convention, nawe ukajya ugenda wireba gutya, kakubayeho. Abazabikubwira bazaba ari benshi, kandi benshi bazaba bashaka kugira ngo basenye ubusugi bwawe. Basore nkunda rero, irindi banga mwibira abakobwa, igihe cyose uzabona umusore yaje yambaye neza, ariko umunsi wa musi ugasanga nyuma yambara ibirenge, nta na bodaboda yaguriwe, uhita ubona ipica yawe mu gihe kizaza. Mwabyumvishije? Kuko muri iki gitabo cy'inama zigirwa itorero batubwira yuko umusore
umukobwa igihe ahitamo uwo bazabana, bagishaka muzakigure n'ikiza, nta musore utakwiye kugitunga. Umukobwa uhitamo umusore bazabana, hari ibintu akwiye kureberaho. Arabanza akareba ngo ese uyu musore tugiye kuzabana afite ababyeyi, niko banditse. Ese ababyeyi afite, nyina ni uruhe ruhare amufiteho? Nusanga adakunda nyina, ntuzatekereze yuko azagukunda kuruta uko akunda nde? Nyina. Buriya ni ibintu byubakitse uko dukunda ababyeyi bacu, abasore cyangwa se abagabo. Kera numvaga mu isi ya rurema nta wundi muntu nkunda usibye mama, ariko aho maze kubakira sinzi uko byagenze, birabirinduka bijya kuri madamu. Rero umusore iyo adakunda nyina, nawe ntabwo azagukunda, kubera ko urukundo amukunda, iyo uje nawe ukaza uri umudamu mwiza, araza weho nawe mukaba umwe, mugahuza rwa rukundo, mugakunda umubyeyi wanyu mwembi. Musore ujya kureba umukobwa, bo baratubwiye muri icyo gitabo, baratubwira ngo mbese umukobwa ngiye gushyingiranwa nawe akunda iki? Ese ntabwo ari wa wundi nzashyira mu mutungo, akaza ibyo naruhiye imyaka myinshi akabyaya kubwo kwiyitaho kubw'uburanga? Niko bavuze. Amafaranga ubwo ndi kuvuga nibanga ndi kwibira abakobwa. Umusore akaba akorera 150,000, ariko umusatsi, inzara n'iki byose bikajya bitwara 50,000. Biratwara 50,000, ukodesha inzu y'50,000, muzarya 50,000. Niyo mpamvu bavuga ngo ukwiriye kureba ngo ese azaya ibyo nakoreye byose, cyangwa se reka tuvuge ko abikora kuko nawe afite uko yinjiza, ariko nyirizina ugomba kureba ni wa wundi tujyana dusohokana akaba ari wa muntu ushaka kugira ngo afate ibihenze gusa. Ubwo mbibabwiriye hamwe kugira ngo buri wese amenye icyo azarinda. Nimba uri umukobwa ukeneye umugabo w'umudivantiste, uvuge ngo ngomba kwiga kubaho niga kujera. Nimba runaka uriya musore namvugisha, nawe shaka no kungurira fanta y'ahantu ndi buyigure 2, nzamubwira tujye ahasenyisa, kuko mubwira ati hariya ntabwo mbashaka, mba nshaka fanta idahenze, n'ubundi hari aho twayigura. Icyo gihe azaba akubonye neza, nibyo? Rero basore, reka mpfundikira aho ngaho, ako ni agaseke kamwe mbahaye nk'impano yo kuba mwaje muri aya materaniro. Byari byo basore? Utwo tuntu tumwe mvuze, nawe yatugereranyije na feruje, kutwirengagiza ni nko kubona feruje yanditse umutuku ugacana imodoka ugakomeza. Rimwe na rimwe uragongwa ku bw'amahirwe ugatambuka. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.